Hello, yisashimwe yewe aboso ukuri nkunda. Nzi kuri social media nka ukuri nkunda, mfite TikTok, ukuri nkunda TikTok, I think, kuri Instagram ukuri nkunda, Facebook ukuri nkunda, mfite ministry yitwa ukuri nkunda Ministry International Ministry. So abatanzi ubwo muramenye. Voilà. Bon, ngiye mfite ikibazo. Nshaka afese n'ikibazo at the end mfite ikibazo ariko before ikavuga iki kintu. Nzi ko nimba ari ibihugu bikunda kuvuga ibyerekeye ingo u Rwanda rurimo. U Rwanda abanyarwanda bakunda ingo. Bakunda kubaka kandi it's not bad kuko n'Imana yabishyizeho. But my question is, sibyo, urugo ntago rwubakwa n'umuntu umwe. Urugo rwubakwa n'abantu babiri baba umwe. Bivuga iki? Batekereza kimwe, bakora ibintu bimwe, bafite vision imwe, sibyo? Kugira ngo ujye kuba umwe n'umuntu cyangwa abantu babiri baba umwe nuko batekereza kimwe. But I feel mu Banyarwanda cyane, especially muri culture yacu no mu rusengero byinjiyemo, ntabwo bashaka ko urugo abantu baba umwe, ahubwo bashaka ko umwe ari we wikorera byose, of course umugore. And niho bipfira, sibyo? Niho bipfira byinshi cyane. And then I believe n'amajyambere no gusoma Bibiliya twemerewe gukora divorce. Nushaka kuba wanga divorce, ariko muri Bibiliya turemerewe gukora divorce. Hari aho byanditse ko wemerewe gukora divorce rwose, ni ibintu ugomba kwemera birimo. Bivuga rero ko umuntu afite choice yo kugumana n'umuntu cyangwa no gukora divorce. Ariko hari igituma bakora divorce. Ntabwo donc byuko uvuga ngo ndagiye. No, not at all. Because uba uri gukina n'umutima w'umuntu, ubuzima bw'umuntu, n'Imana yabiguhanira. Kuko ntabwo umuntu avuga ngo ngiye kubana nawe ngo uhaye ubuzima bwanjye, Imana ukavuga imbere y'Imana n'abantu, wumve ngo ushaka kumufata uko ushatse, ubifate nk'ibintu byoroshye. No kuri Imana niyo mpamvu iguhana. Ntabwo byumvikana. Donc ubuje gutesha umuntu igihe, gutesha abantu igihe, gutesha umuntu agaciro n'igihe, kumukina, harimo ubwibone, harimo ubugome, harimo ibintu byinshi cyane, kandi ibyo ni ibintu Imana nyine yanga ubwibone, yanga ubugome. Donc byose bimurire. Ntabwo wapfa kuvuga ngo urabyutse ngo umuntu yakubyariye, mwarabyaye, mwarabanye, atabandi aragutora, mbese guhitamo mu bandi, nawe ngo urabyutse one day ntukimwiyumvamo, ngo uragiye cyangwa aragushutse ngo no, donc ni ibintu biremereye, kuko birimo kwangiza no gutesha igihe agaciro k'umuntu n'abantu bari inyuma n'abana, okay? Harimo n'abana. Donc kuvuga ko ibyo byose bizana ingaruka, okay? Bifite ni ibintu bikomeye. Twe tufata nk'ibintu byoroshye kuko ntabwo tubisobanukirwa, ntabwo babitwigishije. Me urebye umva Imana yanga divorce, umva impamvu Imana ihana abantu bakora divorce nta mpamvu zumvikana, sibyo? Abantu mbese batera abandi gukora divorce, cyane cyane abakristo, kuko utari umukristo hari ibintu utazi, hari mudasobanukiwe. Ariko no ikibabaje nuko byaje no mu bakristo. Abakristo barahemuka, n'abagome, barabeshya, whatever. Hari byinshi cyane biri muri ma divorce y'abakristo kandi bitagombye kubaho, ariko no kubera kenshi umutima nyine ndi kuvuga udasukuye, utari mwiza, w'indyarya, ubeshya, udakijijwe, ntabwo ubikijijwe pe. So impamvu rero abantu reka mbabwire urwego rw'ukuntu abantu bataha agaciro urugo, cyangwa se impamvu divorce zitaba. Reka nze mbabwire ukuntu abantu bameze. Hari ka imwe nzi, umugabo ata umugore n'abana, umwana ari uruhinja, bafitanye abandi bana, noneho nyuma y'imyaka nk'ingahera nk'15 araza abwira umugore we ati, rega buriya ntabwo nagutaye kuko nashaka guta, ahubwo nagiraga ngo upime ndebe. Nk'ibyo mwayifata mute?
nk'umugabo cyangwa umugore akubwiye wowe tuvuga wararongoye cyangwa wararongoye akakubwira icyo kintu, eske baba batekereje ko mbere yo gukina iyo mikino mu ngo y'amafuti y'ubugoryi watekereje umutima w'undi wataye umutahanya abana uri mu zindi gahunda, mbese uba watekereje ingaruka zabyo? Nuko wari uzi ko umugore agomba gutegereza igihe ubwo bugoryi bwawe buzagushiramo ukaza? Ese muba muzi ko abantu bafite imitima, hari abajya kubaka babishaka by'ukuri by'ukuri, niyo mpamvu Imana izahana abantu bakora ibintu nk'ibyo. Nyuma y'imyaka ingahe umaze uraje uvuga amafuti nk'ayo ubwira umugore, gusa ubwo urumva afite umugore we yakoze divorce by the way, umva ibyo yaranakekaga siko byagenze, imba yarakekaga ko umugore azamutegereza akamusenga. Hari abagabo bicaye ahangaha bumva yuko hari abagabo bicaye ahangaha bumva yuko kuko hari abandi bagore bemera abagabo bakabasambaniraho bakabasaza bakahaguma, bumva ko hari abandi bagore bameze batyo bazemera. Hari abagore batemera kuba imbata z'abagabo, barahari nimukabita ingare kandi mushaka kwita amazina mushaka, ariko nta bagore bisobanukiwe muri make, kuko umuntu wese n'uburenganzira bwe. Hari ukunda fanta, hari ukunda sito, no. Rero hari abagabo bibeshya bakumva yuko bashobora gukora ayo mafuti abandi bagore bakabategereza nk'uko abandi babategereje. No, umwe ashobora guhitamo kuba indushyi, undi agahitamo kuba free. That's what it is. Rero uribaza nk'ibyo bintu, umva nk'uwo mugabo ashobora kuba yaratekereje yuko afite nk'inshuti z'abandi babikora, abandi bagore bakabategereza bakajya gukora amafuti, undi we yahise akora divorce rwose. She moved on. Urumva, ntabwo yarinze kuvuga ngo agiye gutegereza ngo ayo mafuti. Uretse yuko umugore ataranabizi karibyo, ni nyuma yabimubwiye umugore ati se byaramurenze. Umugabo akaguta nyuma akaza ngo rega sinagambiriye guta, ngo naragutaye ngo ndebe ko nkurikira. What? Eske mwumva abantu ari imbwa zanyu, ari ibikoresho byanyu? Do you know yuko Imana izabahana? Kandi ndavuga umugabo cyangwa umugore ukora ibyo bintu nawe, kuko abagore nabo badashobotse tuyu tuvuga ikuri. Please, iyo mvuga abagore badashobotse ntabwo ndivuga abagore bihagararaho, simo ndi kuvuga no kwihagararaho ntabwo ushize ko kudashobotse. No. Nkunda abantu bihagararaho kandi bakamenya agaciro kabo. N'Imana irabizi, yabahaye uburenganzira bwo kudivorsa abagore bigoriye nkabo. Urumva? So birababaje. None gute divorce zitaba? Ni gute divorce zitaba? No, oh my God. Akanabishyizeho rero nako sinzi ukuntu kameze. Mwihangane niko biri. Noneho umugore yamubwiye ikintu ngo umugabo aramubwira ati n'abandi barabikora. Et voilà. Abagabo batagira de personnalité, donc uri uburozi nawe uraburya. Ngo abandi babikora why? Mbere gukora ikintu cy'ubanza unarebe umugore wawe uko ateye n'umugabo wawe uko ateye. Hari igihe wishinga inuze y'abandi yawe ikagira gute ikarangara. Niko bavuga. Menya urugo rwawe, menya umugore wawe uko ameze. Umugore wa Sara ntiyarateye nka Ana ntiyarateye nka Esther ntiyarateye nka Maria ntiyarateye nka Elizabeth. No way, abantu ntabwo ari bamwe. Ntuzafata njyewe ngo ngeranye na Diana reka tuvuge kanaka. Oh no, you can't. Mfite uko nteye na Diana, mfite uko ateye na John, afite uko ateye na Patrick, afite uko. You see? Murabyumva? So we have to be careful. Umugore wawe afite uko ameze n'umugabo wawe afite uko ameze, niko biri. You cannot compare ingo ebyiri ngo compare umugore wawe. Urumva nk'ubu yaragiye yishinze bande ntaza bari bo ngo nguriye ngo akabi gasekwa nka keza. It is sad. Wiciye your family uraho nyine urabe uri kwishinga abasazi, uri kwishinga ingo do kurishinga abandi we ntabwo uzi iyo byaje niyo. I'm telling you, that's very stupid. Honestly, abagabo mumenye ubwenge, like mukuri. And then, again, sindi kuvuga abagabo bose, ndi kuvuga abo ngaho nyine, particularly abagabo b'ibigoryi.
please just enough. None se nk'urwo rugo rwabura kudivorsa gute? Udufite umugabo utekereza gutyo, umugore nawe ntabwo nyine yemera ku amafuti nkayo. Erega abantu barababaye bafite imitima. Why do you guys think yuko ushobora guta umuntu kushatse ukagaruka ushatse? No way. Abantu bafite imitima y'intuza y'ibiti, aho bafite imitima, bafite amasantima, bafite I'm sorry, I don't know. Hari ababyihangana nyine nuko nyine uzabaho, ariko hari abatabishaka kwihangana nk'ibyo. Hano haravuga ati aho gupfira mu nzu pfane n'umuntu utanankunda, utananyita, utanareba amaso, kuko umuntu ukora imbyo doesn't care at all. Mbere yo gukora ikintu cyo usigeze mugenzi wanjye aramira ati. That's what love is. Rino mpamvu mudashaka kubona umugisha uzare abantu mumera gutyo mwakoze ibyo ngibyo bagore banyu cyangwa abagabo banyu. You will never be blessed. Na mugisha muzagira. I'm telling you. Nawe muzahora mugenda nk'ibirara byo mu nzira bidafite stability. Ntabwo ushobora guta umuntu akageni gutyo nta mpamvu uvuge ngo ufite amahoro. Wose ubwo nyine nyuma y'imyaka ingahe ntiyagarutse akamubwira amafuti. Unose ubwo byitwarema yaramuri nyiramuseka. So nundi mutaha numva donc imikino eje cyangwa uzongera ugende. No, abantu ntabwo imitima y'abantu ntabwo ari tapizani mugomba gukiniraho. Just because umuntu ari umugore ntibivuga yuko yabyariwe kugira ngo akandagizwe namwe bagabo bibuguriye. No. Muba abagabo bazima mwubake cyangwa mu birori mwicare. No. Mujye kubana na banyina ariko abagore banyu ntabwo ari banyina. Who told you? Bafite imitima, bafite gahunda. Nimba utari ready yo gushaka umugore ngo wicare umugabo, mureke genda ukomeze uburara bwawe, ariko uri kushaka kubaka yubake. Why ugomba gufata umukobwa ukamutesha igihe n'ubugome? Why? Nta uguhatirije kurongora, nta uguhatirije kumufata ku gahato, uramwihitiyemo uvuze ngo ugiye kubana. Mu gihe rero uyumva yuko udafite amahame y'umugabo ushaka kubaka, bireke, leave it. Reka gutesha umwanya umugore, umudamu, umukobwa n'ubugome, you know. So divorce ntabwo zabura rero, kubera abantu urugo rusaba nyine abantu babiri babumwe bumvikane. Noneho hakaba umwe rero ukora amafuti aratandukanye, sibyo? Ntabwo wabigereranya byose nanone. Hari undi udashobora kubyihanganira rero, kandi kwihanganira ikintu ntabwo ari agahato. Umuntu afite umutima we aho ugera naho utagera. Niyo mpamvu Bibiliya yashyize option ya divorce. Byo kubwira abantu rero ngo ntabwo twemera divorce, n'abakoze divorce ntabwo bazemera. Hari abantu biyemera cyane ngo aha nitwemera divorce. Ninde se uyemera? Nta ujya gukora ubukwe ashaka divorce, kereka izo ndyarya, ayo mabandi ndi kuvuga, abo bagome ndi kuvuga, nibo bazikoze ntacyo babwiye. Ariko hari abandi bigwira ugasanga afite gahunda zo kubaka, ariko yahuye n'ikibandi, agahura n'ikirara cy'umugore cyangwa cy'umukobwa cyangwa cy'umuhungu, cy'umusore, cy'umugabo cyangwa umugome. Ariko reka mbwira abo ngabo byabaye, ugashaka kubaka n'umuntu agufiteho inyungu. Humura, Uwiteka azakurwanirira. Ntukagire burangira mvuga ngo ntukababazwe. Enfin, ngiye simbabazwa n'uwo babajwe, mbabazwa n'uwo babajwe undi, kuko wabajwe undi no Bibiliya handitse ngo ntituzabura ibidusitaza cyangwa ibitubabaza. Ngo ariko hagowe aho bizaturukaho, aragowe. Uragowe rero nimba warabikoze. Ikintu ugomba gukora ni ukwihana, ugasaba imbabazi, ugasubira. My friend, nimba uzi ko uri umuntu hano wahemukiye umuntu mu mafuti nkayo, sina mafuti n'icyaha gikomeye, ugomba kwihana ugasaba imbabazi, ukanabivamo nimba uri munabikora uyu munsi, kubera yuko ingaruka zabyo ziragutegereje kandi ntabwo ari nziza. Ntabwo Imana ikina n'imitima y'abantu. Nimba ari ikintu Imana yanga n'abagome bakinisha imitima y'abantu, kuko umuntu ni uw'agaciro kandi Imana yamuremye mukunze, imufitiye gahunda. Nimba rero wowe uri uwa Satani ngo uze wangize umutima wundi, Imana reza Satani azaguhemba neza, kandi Imana izagushyiraho ukwiriye. Uretse n'Imana n'isi hari itegeko ryitwa karma. I'm telling you, niko kuri niyo ka urabaje ni urere impamvu divorce itari kubura. Kandi Imana ireba amitima y'abantu, izakemurira, izarengera abantu bari gukora ama divorce badafitemo uruhare.
Uwiteka arabarengera kandi amahirwe akagaruka. Uretse ko ushaka no kujya gura n'ibindi birura ko barahari, ariko ntago Imana izabata, izakomeza imitima yanyu, izakomeza imitima namwe mukomeza mubikora. Imana izabahana imutihana. Umugabo muzima n'urwanira urugo rwe n'umugore, ariko bishoboka nabwo kuko hari nyine abatarashaka mubanze umenye ibyo ugiyemo. Uvuga uti uyu umuntu ashatse, ibi ni ikintu cya mbere ni ukumenya ko tukiri umusore ubaye umugabo, tukiri umukobwa ubaye umugore. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ukavuga uti ngenda kijijwe, kambwira abakijijwe. Ugomba kumva yuko Imana izakubaza urugo rwawe, nawe umugore cyangwa umukobwa, ibyo uzakora byose, nawe umugabo, Imana izabikubaza. Ariko ibizakuba bidakuturutseho ntabwo izabikubaza. Mugere wumva utari ready, ukaba ushaka gukomeza kubikirara n'ubusambanyi, guma muri ibyo urimo n'ibikureba. Ariko wiza gutesha umwanya umukobwa waremwe mu ishusho ry'Imana n'umusore mu ishusho ry'Imana, cyangwa umugore wabariye n'abagabo bibabariye, ngo ugiye kongera kubongeraho ibindi bibazo kandi ari kuba profita gusa. No, Imana izabahana. Nimba utazi ibyiyemo, egera abakozi b'Imana babigishe, batwigishe, tumenye gahunda tugiyemo. Bamwe nyine twishwa no kutamenya. Nkanjye ndongorwa nari muto sinzi n'ibyayo byo. Nejo bundi mpura n'umukristo wundi ntazi ko ibirara mu rusengero bibaho. Ibirura, mpura n'ikirura giprofita gusa, abeshye ngo arakijwe. Nabyo ni ibindi nyine ntabwo umuntu ababizi. Ariko ntacyo turiga mu rugendo. Ariko nzi neza yuko icyo mbarwaho nzakibazwa, nawe icyo barwaho uzakibazwa. Haleluya. Ubarweho ibyiza rero ntarweho ibibi. Ariko ntibagushuke ngo bishinga bakoze nabi, Imana izabahana. Wowe wikwishinga rero babishinga beza, kuko hari ingo nziza zubatse neza. Kubaka neza si ukugira mariage nziza. Izi mariage tubona ku social media za bakobwa bambaye, bahungu bambaye, si bibi, ariko si cyo bivuga ko bafite couple nziza cyangwa bafite urugo rwiza. Ntabwo rugaragara kuri mariage ngo nuko ibintu byatse basaze bafite amafaranga. Ibyo ntabwo ari byo byubaka. Ibyubaka urugo birenze ibyo. Hari ingo nziza zubatse kandi zidafite amafaranga, zitagiye ku social media. Benshi ndetse bari ku social media, benshi ni amafoto gusa no kwiyerekana, ariko indani ugasanga umugabo inyuma buri gihe umugore yabuze uko abigenza, no gushaka kwiyerekana gusa mu mafaranga y'iki. You know what I'm saying? No. So si ibyo ndi kuvuga rero. Kubaka ni ukumenya ko uri fidèle à ta femme, ubaha umugore wawe n'umugore akakubaha, kandi mwubaha Imana mbere na mbere. Tukumva ko Imana izatubaza ibyingo. Ibi ntabwo ari imikino. Benshi bazabitsindirwamo kandi bazajya mu muriro kubera byo. Twisuzume rero, twihane, tumenye ibyo tugiyemo. Shalom shalom. Yari Minister Ukuri Nkunda. Ufite ikibazo ambaze, wambona ku ma platform yose, wanyandikira. Ndaza guhita nshiraho contact zanjye nyuma ya hehera iyi video. Ushaka kumbaza situation yawe, iki uri umukristo, uri umupagani, kizwa daboro uri umupagani, kuko vraiment niho amahoro ari. Ntwishinga abakristo bari gusenya ngo hari abakristo benshi bavuga ngo turakijijwe, ariko tutakijijwe by'ukuri cyangwa tutaramenya ibyo turimo. Wowe reba agakiza kawe, urugendo rwawe, kandi wishinga nanone aba bazirimo bagowe bagira gute, bashaka ko nawe uzigumamo, wenda wowe yawe ifite ikibazo gikomeye. No, ntabwo ugomba kwishinga abantu bose. Ugomba kumenya icyo Imana igushakaho, ukamenya ikiri safe for you, for your health. Kuko hari abategeka ngo abantu bagumane, ugasanga ejo umuntu arapfuye. Ibyo si byo dushaka. No, si byo dushaka. Urarwanira ngo ko nta divorce, ko nanone kubaka urugo rudahari ntacyo bimaze, sibyo? Rero either wagenda ugasengera mwatandukanye, ariko biguma mu bintu nuko bagutegetse, bagize gute. Yoborwa na Mwuka Wera kandi n'Imana kukuyoboye, kuko aho kubura umwana wawe, reka mbabwire ababyeyi namwe mukora ibyo bintu nk'ibyo, aho kubura umwana wawe wabura ubita ngo cyo baragabura umukazana n'umukiharya. Nyine umusore warongoye umukobwa wawe, aho kubura umukobwa wawe ejo bakamuzana muri coffin, bakamuzana mu kintuze yapfuye, wapfuma ubura uwo musore umugabo we uko yitwa kose. Amen. The same way n'umugabo, uretse ko abenshi n'abagabo bica abagore. Amen.
So rero tugomba kumenya icyo dukora muri situation nk'iyo, ariko iyi video igamije kumenya ko urugo si imikino, urugo ni ibintu byabaye ordained by God. Ko kandi nukuri ababikoramo nabi babigiyemo babizi ko ari bakuri gukora nabi, Imana izabahana. Amen, izabahana. Tuke gutesha abantu umwanya nukuri mudashaka kubaka ariko gushaka kubaka bifite icyo bifite intego, icyo bisaba. Mu gihe uzi kutabyujuje cyangwa utanabishaka, reka kwica imitima y'abandi. N'abantu nkawe nimba ushaka kwikira komeza ubikirara, indaya komeza ubindaye. Ariko reka gushaka umuntu wishakira amahoro, kubaka, nguze umutere kubera inyungu zawe no kwikunda n'ubugome bwawe. Amen. Kanabyo byabayeho, muhumure, Uwiteka azabarengera kandi azabaha amahirwe bitewe n'ibyo mwaciyemo. Shalom shalom.